Ibi biganiro mubikurikira kuri YouTube channel yacu Umukambwe TV. Umuntu ashobora kubwirwa n'iki ko yatewe n'abazimu cyangwa se agendererwa n'abazimu? Ahangaha mbere yuko bigusobanurira ndagira ngo mbanze nkwibutse ko abazimu baba mwamoko. Mu yandi magambo bivuze umuzimu baba bashatse kuvuga umumarayika cyangwa se umumarayika umuzimu uzimira. Mu bamarayika nk'uko tubyumva mu madini y'ubu ngubu bavuga ko habaho marayika w'umucyo na marayika w'umwijima, no mu bazimu reka tubifate nk'uko nguko ko habaho abazimu beza n'abazimu babi, bitewe n'uko abantu bagiye bapfa, uburyo babayeho, ingeso zabo zari nziza cyangwa se zari mbi. Mu guterekera rero uko abantu baterekera ababo, abakurambere babo, ntabwo n'ubundi baterekera abantu aba ari bo bose mu ngeso izo arizo zose, ahubwo hari abaterekerwaga umuryango ukagira abantu uterekera wawo, ukabiyambaza ukabasaba ngo basabire ku Mana yabo y'u Rwanda ibahe kubyara guheka, ibahe n'ibindi byose bifuza. Abo ngabo baterekerwaga cyangwa se baterekerwa n'ubu ngubu ni babandi baranzwe n'ingeso nziza, babandi bari bifashije, babandi barabagishwa nama, babandi bafite ukuntu babayeho muri sosiyete, babandi bari bafite urukundo, ingeso nziza kandi zibagaragariza nk'ubumuntu, ndetse akaba ari n'abantu babaga bariyubatse ubwabo ndetse bakubaka n'abandi. Akaba ari abantu ko kubona ko ari abantu b'intangarugero. Abo nibo kenshi na kenshi baterekerwaga. Hari abandi bantu rero babaga barapfuye ari ibisambo, ari abasinzi, ari abicanyi, ari abanyageso mbi. Abo ngabo bagiraga ukundi bafatwa. Ahangaha rero ndagira ngo nkwereke ibimenyetso ni gute ushobora kumenya ko umuntu ashobora kumenya ko ari guterwa n'abazimu, cyangwa abazimu bari kumwirukankana, cyangwa abazimu bari kumwimenyekanishaho, cyangwa abazimu bafitiye umujinya, cyangwa se arimo aragendererwa mu buryo bumwe se cyangwa ubundi. Umuntu ashobora kubwirwa n'iki ko yatewe? Iyo abazimu bashaka kwimenyekanisha mu bazima batanga ibimenyetso, kubera ko imibereho y'abazimu inyuranye n'iy'abazima, n'urwego abazimu basanzwe bavugiramo rukaba rudashobora kumvwa n'abantu bazima. Abazimu ntushobora kuvugana n'abantu bazima ku buryo dusanzwe tuzi. Abazimu bamaze kubona ko bavugana n'abantu bazima ntibabumve, cyangwa bifuza kuvugana nabo ntibabumve, kandi ko bakeneye kwimenyekanisha, bashakishije muri kamere y'ibidukikije ikintu bashobora kubwira kikabumva, nacyo kikaba cyashobora gukora ku buryo abantu bacyumva. Muri uko gushakashaka, abazimu baje kuvumbura ko mu binyabuzima, mu biyega, harimo bimwe bishobora kubumva, kandi bikaba byashobora kubwira abazima icyo bibwiwe n'abazimu. Basanga zimwe mu nyoni na kimwe mu tundi dusimba dushobora kuba twahuza abazimu n'abazima. Kuva ubwo abazimu baba bashatse gutera abazima, baba bashatse kubwira abazima ko hari icyo babifuzaho, bakabanza kuboherereza integuza, bakabanza kuboherereza ibimenyetso. Ibyo bimenyetso rero abazimu batanga, Abanyarwanda nibyo babyise amahano, bakavuga ko ngo bibakungurira. Ni ukuvuga rero ko muri kamere udusimba n'utunyoni twinshi twifitemo ububasha bwo kumvikanisha abazimu n'abazima, ariko udusimba n'utwo tunyoni tukaba ari uduhuza gusa, kuko ku giti cyatwo tukaba ari ntacyo dutwaye. Inkotsa siyo yica umurwayi, ahubwo ibwira abantu ko yamenye mbere ko umurwayi ashobora gupfa. Tugereranije n'ibindi tuzi byo muri kamere, tuzi neza ko mu kirere huzuye amajwi menshi tudashobora kumvisha amatwi yacu, ariko iyo dufunguye radiyo dushobora no kumva ibyo mu mahanga ya kure. Iyo radiyo ntago ariyo rero iba yuzuyemo cyangwa yifitemo ayo majwi, ahubwo iba yayahinduye ku buryo amatwi yacu ashobora kuyumva. Iyo abazimu batanze ibimenyetso, bamwe mu bazima barabyumva, bakajya guhanisha no guhanuza ayo mahano. Iyo batanze ibimenyetso, abazima ntibabyumve cyangwa bakabyirengagiza, abazimu ntibarambirwa ngo barekeraho, ahubwo batanga ibindi, bagenda basatira uwo bashaka kwimenyekanishaho. Muri ayo mahano rero mbabwira, reka ngerageze ngire ayo ntangira kubabwiramo muri aka kanya.
Ibimenyetso abazimu batanga iyo bashaka kwimenyekanisha mu bazima ni byinshi. Ibyo ubu ngubu nshobora kubabwiramo ni ibi ngibi bikurikira: umubu urara uduhira mu gutwi ukabuza umuntu gusinzira kandi ntumudwinge. Igisazi kinini cy'ikigina kigenda kikugendaho ahantu hose ugiye kiduhira, wakica ako kanya wakica ukabona ikindi nacyo kiraje. Imonyo zurirana mu nzu kandi nta sukari cyangwa ikindi kintu kiryohera zikurikiye aho ngaho mu nzu. Inzuki zitashye mu nzu, umugina utimbya mu nzu, inzu iturika kenshi, akabati gaturika, umwana ubanje amenyo ya ruguru, imbwa ku ntebe ya shebuja cyangwa ku buriri bwe, imbwa zirira, umwana w'indizi, impaca cyangwa se injangwe zirira, igihunyira kirira cyangwa gihuma, inkotsa ikokereza ku rugo bayitwa kanwa kabi, inzababa zigwa hejuru y'inzu, inuma y'inturumbutsi yinjiye mu nzu ikagwa ku buriri, ibiryo bihora bigaga, inzukira zipfukirana mu nkono y'ibiryo, ibitoki bitema buri gihe uko benze, kunyereza umusururu, amarwa cyangwa urwagwa, imbeba nyinshi cyane mu nzu, umuserebanya cyangwa inzoka mu buriri, inzoka zinjira mu nzu, igitoki kiguduka cyangwa kigahanuka, gukunda guhura n'inzoka ugenda cyangwa kuzivumbura kenshi uhinga, intashyi yarika ku ruhembe rw'inzu yerekeje mu irembo, bugufi y'aho ngaho ndetse yaritse hagasaduka, inkuba ikubise amatungo cyangwa urutoki, amatungo agongwa n'imodoka, isake ibika mu bihe bitari byo kubika, umushwi mu magi uri mu nda y'inkoko. Amaraso mu mata, ibintu bimeze nk'amavuta umuntu asanga ku muryango cyangwa ku rugo abyutse, babyita amavuta yo hejuru. Iyo akubiswe n'izuba ahindura ibara akaba umuhondo, ikijuju cyangwa umutuku, guhorana inyatsi cyangwa n'ibindi bizazane. Intumwa z'abazimu ni nyinshi, hari n'iz'abazimu babyukurukira mu bana, hari n'ubwo abazimu ubwabo babyukurukira mu bana babo cyangwa abuzukuru babo bakabavugiramo. Ibimenyetso maze kuvuga babyita amahano. Iyo umuntu abibonye ajya guhanisha mu bahanyi cyangwa mu bahanuzi. Iyo umuzimu yatanze ibimenyetso abazima ntibabyumve, atangira gutegura ibihano. Iyo yatangiye kwihanira, kumugorora biraruhanya. Ariko ahangaha mbabwire ngo nta burozi butagira ikirogora kandi nta mahano atagira akamaro. Amahano icyo ukwiriye ni ukudapinga cyangwa ngo urekere aho ngaho, ahubwo umenya ubwenge, umenye gushyikirana n'abakurambere bawe, umenye kumenya kabi n'icyiza, umenye gukura amahano, umenye ndetse no gutsinda amarozi, kuyirinda ndetse no kurogora. Ibyago bishobora guterwa n'abazimu rero ubyumve neza. Hari ibyago bishobora guterwa n'abazimu. Umuzimu ntarambirwa kuko afite ubuziraherezo imbere ye. Iyo rero yatangiye gutera agatanga bimwe mu bimenyetso navuze, atangira no gukanda uwo atera, agatangira kumwereka imbaraga ze z'ubushobozi bwe. Kenshi na kenshi umuzimu akunda guteza icyamwishe. Nk'uwishwe n'inzara agateza inzara mu rugo, ntihagire ikinjira, n'ikinjiye ntumenye aho kinyuze. Nk'uwapfuye avujijwe amaraso ariwo bita umunyagisare, agateza ibisare, ndetse ibisare abantu bagakomereka. Nk'uwishwe n'ubujura agateza ubujura cyangwa abamukomokaho akabateza guhinduka ingegera n'abajura. Uwishwe n'uburozi arozwe cyangwa yaroze, abatera bateza kuroga cyangwa kurogwa. Uwishwe n'ibisazi nawe agateza ibisazi, ariko ubu ni uburwayi bwo mu mutwe. Ibyo ariko si itegeko rusange umuntu yahora yishingikirijeho, kuko hariho n'imitwe y'abazimu ikunda kwiganza abayirimo, bagasa naho bakora icyo bashatse. Tuvuge nk'abashaka gucikurwa kubera ko basize ubusa, bakunda gutera mu bana, bakabarangaza mu mashuri, bakabagira ibicucu cyangwa bakabateza indwara zitabavaho. Hakaba ubwo babateza n'ubumuga, byaremba bakabica, bagira ngo ababyeyi babo bakanguke, bagira ngo ababyeyi babo babibuke. Nk'abazimu b'abagore cyangwa abakobwa bemerewe kuba abageni bakuru, bakaba bashaka abagabo. Bo iyo bateye bakora amarorerwa, bashobora kuzinga abakobwa ntibasabwe, ababyeyi na rubanda bagakeka ko ari abarozi babazinze. Bashobora gufatira umusore warongoye muri abo bakobwa, bashobora kunywa umugeni warongowe agakomera, bashobora kubuza umugeni gusama kandi we n'umugabo wari bazima, bashobora gukuramo inda
cyangwa banigira uruhinja mu nda rukavuka rupfuye. Bashobora kubuza inda kuvuka, abazi gutegura bakagorwa. Bashobora kubuza amashereka cyangwa kunigisha uruhinja nyina, cyangwa se bakangisha uruhinja nyina. Yaruha ibere rukanga konka, nyamara n'undi mubyeyi yaruha ibere rukamwonka. Bashobora kunigira umwana gukiriri bagira ngo batere nyina agahinda. Bashobora guteza umugore indwara ku bitsina bagira ngo babuze umugabo we kumutahira. Hari n'abazimu b'abagabo baba bashaka guhabwa urugo, bo bakunda guteza inyatsi mu rugo, nyir'urugo ntagire icyo atunga ngo kimugirire akamaro. Bakarwaza umugore bahana umugabo, umugabo agahinduka umusinzi ku kazi, bakamwanga, byaremba bakamwirukana. Uru ni rwego rw'abazimu rukunda kurushya, nubwo basize umuhigo bagapfa batawuhiguye. Ibyo bahize bakiri bazima, iyo hari umuzima wigeze gukora akantu mu muryango, bakagira icyo bamuhigira bakamwikiza, nyuma bagapfa batawuhiguye, asenya umuhana. Umuzima akurikije umuhigo yahigiwe cyangwa nawe yasize ahize, ashobora guteza inyatsi, umwiryane mu rugo, umuntu akanyagwa atazi icyo azize. Umuzimu nk'uwo ashobora kwica amatungo, agateza ubujura cyangwa se gisida, agateza ubumuga, agateza ibisazi, abantu bakiruka ku gasozi. Hari ubwo yica abana, akica umugore, mbese agatsemba umuryango, maze agasigara yigamba nka bamwe babwiwe ngo na bwa busa ndabubujajaje. Umuzimu ashobora kunyunyuza amaraso y'umuntu akayahindura nk'amazi, cyangwa akayamaramo imbaraga zo kwirwanaho, nk'uko ashobora guca imitsi y'umuntu akamugira ikimuga n'ibindi n'ibindi. Ahangaha ariko wibuke neza ko aba ari kenshi na kenshi abazimu baza kwimenyekanisha ku bazima, kuko hari abapfuye kandi bawe, ndetse abenshi barapfuye bamaze gupfa iyo ari abantu bakoraga ibikorwa byiza. Niyo mpamvu ubu ngubu ujya kumva ngo uriya muryango abantu bakunze kuba abashoferi, bakunze kuba abacuruzi, bakunze kuba abategetsi, bakunze kuba abasirikare, bakunze kuba burya akenshi bakunze kuba wenda se n'abihaye Imana mu buryo bumwe. Burya bagira ngo za mpano zabo bya bindi bakoraga baba bagira ngo bitazima, bakaza bagatera abandi bo muri uwo muryango, ariko bakabateza gukora nka bya bindi bakoraga. Ukajya kubona ukabona umuntu n'ubundi arahirwa n'ubucuruzi, arahirwa n'akazi akora, arahirwa n'ibindi gutyo, bikaba uruhererekane. Burya ni abazimu baba bagira ngo ni za mandwa zabo ziba zigira ngo ibyo zakoraga, ibyo abantu babo bakoraga bitazima. Ariko nanone hari ubwo ba bantu baba baragiwe baba nanone bashaka ko bibukwa. Ese hari ibyo bakundaga bakiriho, hari ibyo bifuzaga, hari icyubahiro bakundaga, hari agaciro bahabwaga bakiriho, ariko bamara gupfa ntibongere kwibukwa, ntibongere kuzirikanwa. Ndetse hari n'ubwo hari n'abagiye abariho bagenda none babahigira umuhigo, babyeyi nudufashe ibi ngibi nibigenda uko nguko tuzagushima. Ariko ibyo byose nyuma yo kubibona ntibahigure. Ibyo ngibyo rero babandi bashaka kwibukwa no kuzirikanwa, cyane cyane ko niba batakiriho hari ibyo bagusigiye, hari umurage wabo ugikoresha, hari ibyo bagusigiye mu mitungo, mu bukungu bwabo bumwe na bumwe, hari ubwo ukigenderaho ariko ntabwo ubibuka, kandi uragendera ku mbaraga zabo, ku byo bakoze. Biriya rero nabyo biri mu bashobora kubateza uburakari, kuba batakibukwa, batazirikanwa na rimwe, batibukwa. Kutibuka rero uwawe utakiriho bishobora guteza akaga mu muryango. Kwibuka ni ingirakamaro cyane. Kwibuka abawe batakiriho ni mu rwego rwo guha uwawe icyubahiro, ahari ahubwo akagusanga agusabira umugisha, akagusanga kugobotorera imigisha, kandi agutsindira abagome n'abagambanyi, abarozi n'akaga. Ariko iyo utamwibuka ararakara, akagira umujinya, ahubwo akakuteza ibibazo. Hari noneho na ba bandi rero baba ari abanyangeso mbi, baragiye bapfa ariko ari abanyangeso mbi, ari inkozi z'ibibi. Bariya ntago mu by'ukuri aribo baterekerwaga, ahubwo bariya hari n'ubwo bakoreshwaga nanone mu yindi migenzo, cyangwa n'uyu munsi bakoresha mu yindi migenzo. Inama ubu ngubu nakugira ni uko utajya wirengagiza abakurambere bawe, ahubwo wajya ubaha agaciro. Ntukagendere kuri abandi bakubwira ngo
uziyambaze abakurambere b'ahandi, wiyambaze abakurambere b'abazungu bo muri Polonye, mu Bufaransa ndetse n'ahandi, ariko noneho ngo abawe ngo nubarota cyangwa nubabona mu nzozi ngo ukomeshe ngo wabonye amashitani. Ubona umubyeyi wawe mu nzozi akugendereye ukomeshe ngo wabonye shitani, kandi yarakureze akubanira neza, arakurera, naho ugeze ubu ngubu niwe ubikesha. Nyamara barangiza kubwira ngo hari uw'Umufaransa wowe ari we uzubaha, wumve ko ari we wegeranye n'Imana, wumve ko ari we nubwo yapfuye ariko wumve ko ari we mwiza. Imana y'u Rwanda rero ikomeze kubana namwe, ikomeze kubarengera, ikomeze kubaha kuramuka, ikomeze kubaha kubyara no guheka, ikomeze kubaha amata ndetse n'abo kuyanywa, kandi mukomeze muhahe muronke. Imana y'u Rwanda ikomeze kubana namwe. Murakoze. Ndakwibutsa kandi kujya ukurikirana ibiganiro byacu, ndetse wibuke no gukandaho aho ngaho kuri ako kantu gatukura, kandi ukore share na like kugira ngo dukomeze kujya tubana, uduhe n'iyo nkunga. Murakoze cyane. Imana y'u Rwanda ikomeze kubana namwe.